Mariya nyina wa jambo mu muhanda ni Kimina Jolly na Beyonce mu gitanda. Suri kiri wayate baby. Yo, what's up guys? Bamwita Dany Nanone. Dany Nanone. What's up? Alright kabisa, reka nizere ko umeze neza aho uri. So guys, ibintu byose bikomeje kumera neza cyane. UJ number one. Wamwumvishe? UJ number one. He's on Alright kabisa, nizere ko umeze neza aho muri hose. So reka nkubwire ngo nyine ni kwa mutaramu wanyu wiyanganye Jean Paul cyangwa se UJ number one. Guys, so Dany Nanone yasohoye akagoma keza kameze neza. So reka nkubwire ngo nyarukira kuri YouTube channel yiwe yitwa Dany Nanone, ukandi subscribe kabisa. Anshuti zanjye nkuko bansanzwe mbibabwira kabisa, ntukabeho ewana udafite umuntu numwe wateje imbere, kandi Imana yaraguhaye buri kimwe. Ibaza Imana yaraguhaye buri kimwe, iguha na smartphone bien. None se ugira ngo gufasha umuntu no kugenda ngo wirwe ngumushyira ngo ibijumba, inyanya n'intoryi, amateke, n'iki byose? No. Niyo smartphone yawe wafasha umuntu. Ugira ngo aho ngaho ku Gihembo TV iyi video uri mureba, ureba aho hantu handitse subscribe, ugize gutyo ugapyonda ugakanda ho rimwe gusa aho handitse subscribe, ugakanda ukongera ugakandagira munsi kukazogera ewana, ugira ngo se ntubufashije umuntu ubumuremeye. So guys, reka nkubwira ngo ntukarebe video ngo nurangiza ukomeze uyikomereze bro. Si yewana kabisa, reka mbabwire ngo kabisa ntimukagende muri cyako subwo mwebwe. Subwo mwabaye bise. Yeah. Yewana Dany Nanone kabisa yadukubise aka rap kameze neza. Sha bro, abasa. Cyakora yatwitse. Hari agatero kabiri afashe ako nako nakarangije neza. Kariya nyine mwumvishije ngubise moto ntago kari yarakanje ndabizi. Mwahita muvuga ngo UJ ngo yakoze nyine ngo akantu ngo kubwenge ngo yakanaze muno nakubwenge, ariko naka Dany Nanone. Mwakumvishe nkasubire munsi. Nkasubiremo 1 2 3 none ngiye kugasubiramo 1 2 3 go. Bikira Mariya nyina wa jambo mu muhanda ni Kimina Jolly na Beyonce mu gitanda. Baby, ese ubundi ubwo koko nkisi ko ntababeshye. Ese ubundi koko baby kiri wayate. Alright kabisa, reka mbabwira ngo nshuti zanje, ikintu cya mbere ni ubuzima, ikindi cya kabiri ni amakuru. Icyambere no wazema. Ikindi cyambere se wakumva ari iki kuri wowe? Niba ngaho we twandikira ngaho muri comment aho tubwire ngo ikintu cyambere ngo ni iki kuri ngewe. So guys, ngiye nyine nk'ubushakashatsi nakoze, nasanze ikintu cyambere ari ubuzima, icya kabiri kikaba ari amakuru. Ndabakunda nukuri ndabakunda, ndabakunda nukuri ndabakunda, ndabakumbuye nukuri ndabakumbuye, ndabakumbuye nukuri ndabakumbuye, kubatekereza bima kubakumbura, kubakumbura bikama kubarota, kubarota binyongerera kubakunda, kubakunda bikaba kubizera. Ndabakumbuye nukuri ndabakumbuye, ndabakumbuye nukuri ndabakumbuye. Indirimbo bayita ndagukumbuye by UJ.
ewana kabisa nizera ko ibintu byose biba bikomeje kugenda bimera neza sana. So msizanjye rero reka nje mbabwira nti hey jya wirinda kugira ikintu bita umunabi kabisa guys. Uzirukana umunabi muri wowe, uhorane icyo bita ibyishimo. Ibyishimo mwa bantu mwese, buriya reka mubwire, niba hari ikintu kibaho, kubaho ni rimwe ntabwo ari kabiri nshuti. Igihe ufite ubuzima ndetse kabone n'ubwo bwaba butameze neza 100%, n'undi ntabwo ubuzima bujya bumera neza 100%, namwe murabizi. So ntukabe imbata y'ibibazo byawe, ahubwo jya uba igisubizo cy'ibyo bibazo byashatse kukubata, si byose? Urabona ngo niki none se ako kantu ntago ari ak'ubwenge? Ntukabe imbata y'ibibazo byawe, ahubwo jya uba igisubizo cy'ibibazo bishaka kukubata. Ikintu cya mbere ni happiness. Ubuzima butarimo ibyishimo ebwana buba bupfuye. Uzagerageze wubake ibyishimo, ugerageze nshuti yanjye ushaka ukuntu wabona ibyishimo mu buzima. Kubaho biraryoha. Niyo hari ikintu kibaho muri iyi si, ni ukubaho kiryoha. Ikintu kibaho cya mbere mu buzima, kubaho biraryoha. Kubaho biraryoha. Noneho iyo ukiri umwana ewana, iyo ukiri umwana noneho umva ukuntu ubuzima bugenda buryoha mu byiciro. Urumva iyo ukiri umwana uri akabebe ewana, uburira icira hano baby zone wanjye, bagaciraho bakikubita. Urumva ubwo ukiri akana ubuzima bukuryoheye, winyuzwa hano bakakunyuza hano, wiyambika nabi bakwambika neza, winera winyaho baza baguheha ewa. Mama wawe aguheka mu mugongo ugahita unamunera, nta n'ibintu byinshi, nta n'amasoni, ukanamunyarira ewana, akaza akaguhehera nta n'iseseme agira kubw'iyo myanda yawe, akayihanganira. Ubwo ngubwo nyine igihe cyo kurya cyagera, mama wawe akakugaburira neza, bakakwitaho ewana, bakakoza, bakakuryamisha. Iyo ni raundi ya mbere y'uburyohe bw'ubuzima. Tugeze rero kuri etape ya kabiri. Iyo umaze kugera mu myaka y'ubukure, hahandi utangiye kwifatira ibyemezo, ubwo ni cya gihe uba utangiye kwishakira ubuzima. Apana kuvuga ngo ababyeyi bawe baracyagufite. Icyo gihe rero iyo umaze kukigeramo ewana, wigenga aho ushatse uhajya. Noneho urumva tuvuge niba nko muri Kigali muri BK Arena kabisa habaye iyo show ewana, ugahita utekereza ukareba kuri konti yawe bati uyu munsi ngomba gusohoka nanjye nkajya muri iriya show, nkajya kuryoshya, nkarya live ewana. Icyo gihe ukagenda ukageraho igihe ubishakiye, nta muntu n'uyu n'umwe ubajije ngo ese hari ahantu ngeyo cyangwa se singeyo, usibye umutimanama wawe wonyine ni ukubwira uti genda. Iyo ni tape nyine y'ubusore. Icyo ni igihe urimo cy'ubusore kabisa, igihe kiryoha kabisa, bimwe byasana. Ubwo nyine nka kwaje hari ukuntu nyine benshi muba mufite n'amajobu nyine yo mukiri abasore, ukahita uvuga uti kuva mbonye job kure ahantu hatari mu rugo, ngiye kugenda nyine mbe muri ghetto. Abantu baba muri genyero ndabasuje peace basaza. Ewana ugahita ugenda ugafata genyero ahantu kabisa. None ubwo ewana buri weekend job yagera, n'abasani bawe mu ngana cyangwa se mubana mu kazi, mugasohoka bati reka tujye gusepera. Ewana mukagenda mugasepera, mugataha udusanyine twicumye tugeze kure. Nka mu gatondo ufite nk'umubebi ewana, akagusura, akaza akagukorera buri kimwe. Sibizi se abantu muba muri ghetto. Abantu muba muri genyero kabisa nuko nguko ngibereyeho. So iyo ni indi etape ya kabiri iryoha mu buzima. Noneho rero niba hari ikindi kintu cya mbere kibaho kiryoha kurusha ibindi byose, ni ukuba uri umugabo.
ufite ubuzima bwuzuye, ndavuga ingingo zose, epfiriya na rukara haguruka neza fureshi. Ewana, ku buryo uba umeze fresh ahantu hose uri fit, umubiri wawe wumva wivyura umugari w'abariya basani bo hakurya b'abarundi, wivyura neza umeze fresh kabisa. Ufite umugore, ufite n'akazi, mbega ibintu biryoha we. Ikintu bita kugira umugore ku mugabo, ibyo bintu biraryoha, bikaryohera. Kuri umugabo ufite umugore, ufite job, mu rugo nta kibazo cyo kuvuga ngo urabona ngo hari krize ngo y'udufaranga, no, nyine urumva ufite job, ibintu byose urakemura neza fresh. Bro, ibyo bintu biraryohera, birenze uburyohe, ahubwo ni uburyohere yewe data we. Noneho buri saha uri kanya noneho wakubwira bwabanye gukena gutya ivi na ivi, sasa kwaje ukaba uribese nyine ahantu, ukaba ugiye mu ibanga rya gihanga mugakwa mugapyo. Iyo ni inde tape iryoha mu buzima. Indi kategori iryoha rero ni uko uba ufite abana, ubafitiye ubushobozi, ubitaho, ubona buri kimwe cyose gihagije ukibabonera. Bro, none ukatangira kubabona bakuze, basoje kwiga, ewana utangiye kwitwa viye kabisa. UJ ibaze nyine, UJ yari viye kabisa, afite abapeti hariya, ewana afite abapeti basoje bameze neza, bari aho mu rugo nyine, ariko ubona ari ibintu by'ibisore biri aho, yaranabiremeye, yaranabifondeye. Ewana, iyo ni inde tape iryoha. Iyo ni ewana, urebye iyo ngiyo ni nk'aho ariyo fayino, uba uri kujya muri fayino y'uburyohe bw'isi nyine, kuko uri kugana nyine ku buryohe bw'isi bwa nyuma. Utangiye kugera muri ya myaka za 50, za 70, 80, warabaye viye, hahandi baba banagutumira mu nama, ubuzima bwaratangiye guhinduka. Ubwo abandi bari mu nama nango ubwo ugatera umugono, kandi tuvuga nda uri nk'umuyobozi runaka, ariko nyine bitewe nuko umufasha akanya muhaye undi muntu agiye kubahereza ikiganiro, wewe uricaye ntugiteze amatwi, ahubwo abantu wisisinzira. Icyo gihe ubuzima bwaratangiye nyine kwigerera ku maherezo, utangiye nyine gusezera ibintu by'isi. Guys, reka nkubwire ngo rero, kubaho ni rimwe ntabwo ari kabiri. Igihe cyose ufite ubuzima, ujye ugerageza ubufiringi uryoshye, kwiryohera abana. Wana kabisa. So guys, niyo mpamvu rero utuntu nk'utwo mba ngenda ntukugezaho neza fresh, sibyo? Utuntu nk'utwo kabisa, ngomba kujya mbaha agashosho. UJ number 1. Ewana kabisa. So nshuti zanjye rero, reka nongere mbibutse icyo bita subscribe. Ariko buriya icyo bita ifite na murakizi, ikintu bita ubugugu. Ibaze uri kugira ubugugu kuri bando waguze, n'ubundi ibyo wakora byose ziri bushire. Rero niba uri kureba nk'aka ka video ka UJ ukava ku Gembo TV udakanze subscribe, niryo ni ishyari kabisa. Mbese gufata subscribe, gukanda ahantu ukahapyonda, ubundi ukamanuka hepfo
ugakanda kukazogera neza ukajya ubona notification zanjye buri gihe nako ka views kawe nkakabona ibyo se byaba bitwaye erega ubundi kandi mana yanjye niba njye nagusengeye nkafata akanya kanjye njyewe UJ number 1 nkafata akanya kanjye nkatera isengesho nkavuga ni Mana nyagasani reba abantu bose badafite smartphone uzibahe ubahereze smartphone kabisa yewe nutayifite ajye muri MTN make ndanamamaje ntaribi kuko nta kibazo kuko iya ni serivisi ituma mwese mutera imbere ujye muri MTN make muri iki gihe iri gutanga amatelefone uyu mwaka kabisa niba utaragura smartphone nawe ufate smartphone igiciro nk'icy'umuneke tunga smartphone igiciro nk'icy'amata tunga smartphone igiciro nk'icy'ikigori tunga smartphone yewe ni make ibaze ku mafaranga 350 gusa watunga smartphone ikoresha 4G yewe nawe ukaba umwe mu bantu bafite smartphone uramenye rero gabanya no ni ibyo bintu kubitashiye abantu bawe ubahereze kabisa ubarabura ubabwire n'amakuru babwire uti mwajya muri make namwe mugatunga smartphone nimusigare inyuma mu iterambere ubakakazi kiwe ntago mwakumvishe UJ number 1 ewana kabisa. So guys, reka njye nkubwira ngo ibintu ni amahoro, ibintu ni ubutamu, aho bitakugendekeye neza pfukamusenga Imana uvuga uti Imana no kuba bitanampitanye ni kubw'ubuntu bwawe kabisa nta kutagize kuba ndwaye ariko nkaba nkiri guhumeka nta kintu natanze. Wewe watanze iki kugira ngo ubugihumeke? Akaririmbo twajyaga turirimba kera winywa muri korari we ndakibutse we kuba nkiri mu mubiri nyihumeka ingenda bigakunda yewe Mana we mfite icyo ngushimira warakoze kuba nkiri mu mubiri ngihumeka ngenda bigakunda Mana we akila kirishimwe ryawe mfite icyo ngushimira warakoze. Urumva nyine utwo n'uturirimbo twaririmbaga mu gihe cyo tugeze nko mu gihe cyo gushima Imana. Urabona nyine tukumva ni ngombwa gushima Imana, reka kurakara, reka kubabara cyane. Ndabizi ubuzima buraryana ariko ihangane. Ubuzima se n'ubundi ni gatebe gatoki, uyu munsi ni ibyishimo ejo namarira. Uyu munsi tuba tugufite ejo ukaba wagiye hakaba haje. Urumva ubuzima nyine ni buracangacanze kabisa tu ni melange ni imvange kuba uyu munsi wahuye n'ibibazo ihangane kabisa ndagukomeje. Wowe wahuye n'ibyago ihangane kabisa ihangane bibaho. Wumve ko kandi iwana njyewe nka UJ hano nkutereye isengesho Mana Uwiteka data mwiza data nyiringabo Uwiteka Mana izigira neza nsengeye bari abantu bose bafite ibyababangamiye ubashe kubaho ubuzima bwuzuye. Haleluya. Uwiteka agenda ubarambure ibiganza.
haleluya. Witeka nyine akomeze abahwezagire, abaha ibintu byiza cyane, abasubizemo intege mwebwe mwari mutentebutse, ibintu bikomeze bigende neza cyane. Yes, reka nkubwire ngo ni wa mutaramu wihanganye Jean Paul, cyangwa se umwite UJ, cyangwa se umwite King of the Happiness, umwami w'ibyishimo. Ni UJ. Ni inyuguti ebyiri gusa, ni unaja. Ndagukumbuye nukuri ndagukumbuye, ndabakumbuye nukuri ndabakumbuye, ndagukumbuye by UJ, ndagukumbuye by UJ, unaja. Guys, subscribe kuri wowe ni ingenzi. Reka nkubwire ngo cha.